can understand this pain except my creator. Ibi bintu bakoreye uyu mwana bamwangaza bamubuza amahoro ngiye kumwitaho kandi bazamwifuza icyo nzi cyo ibi ngibi kuvuga ngo mvira mu nzamwitaho bibatangaze byihoreye. Those I love the most are the cause of this pain. I wish I could die for uzukore nayo umukozi w'ibonye n'undagiye uzuturumbutse ariko sha nonda kubonyesha nikandi waje umuntu uryamukana tumadayimu urara ku gitara kimeze gutya gabanyizo comedy man anagari wanyu gabanyizo kabiri abashaka bigukuru none banyina kuri bye ariko reka njye mubona ubundi umwana urara nk'ako ubundi ujya kurara kwa kazungu habaye uzuko muri kukabaraza kwa kazungu ugenda kuraba base no abanyamusakuza nyine bari ikintu utaramenya ariko mwana wowe hari ikintu utazi ibyo ubona nuko ujya ukunda kumusakuriza buri munsi gati wajya kurenzeza gara kubarisha umva ariko murabura asundi ndukurangiye hano numubuzi wanjye ne nayobye ndakenda boye ariko sha ibyana byo mu bakire mu bayeho neza oya ubwo akabebe nandi kuvugisha ngo sinzi uko runanzaga hejuru ariko migaye ko bagiye ukicara ukaba umwana mwiza mu rugo biragutwara iki mwana hari ikintu utaramenya umva mbwire mwana wakuzana muri ubu buzima utazi agaciro k'ababyeyi nta ndero ntacyo byakumarira none uzi ngo ndakubeshya abije ntabwo muba muri kumwe buri gihe noneho ndakubonye noneho ariko noneho njyewe ndakubonye mbere ntabwo wameshyaga cyajya urandabuye sinabyumva byakubije ku mubyeyi wenyine karaze gukara akantu kanye ngomba kuminina ariko ubu rero ufite nabibonye cyangwa bukuye kuri TikTok kabisa no kubandabuye sinabyumva erega nyine ubu rero ababyeyi badusaba bataduhaye nose ubwo rero ubona niba uriya nyine usanga na street do umva murabure no gutaho utanabizi neza buri ukuntu ababyeyi style siko bimeze shona hano voice wanyuze muri corridor sinonye sarabajani noneho ni neza ndabizi kandi ariko none uburere mani wowe ujye ubona na shumi yanjye ntukavuge ngo maniga ngo agiye gutora wapi mani nose rero mpere arabyuka uya mukanya arabakomeje siko bimeze ariko umva peri mani nubwo yakomeje nawe nuko yari ameze nka mere nayo byuka bose babyuka kabiruka vuba vuba mu cyaro turutu none ikintu cyayitangaje mani sureho muri rutanda ati ngo muniga yaragaze ngo gutarara kwa kazungu gabanyamani gute tumvase murayanduza niho nakarabye ibirenge wowe bamuzi man nove kwa boss no boss wazunda zaguhemba ryari ngo tujye kunywa bye twumuganya kuryama kwa kazungu cyane uzizi igitanda nk'iki ngiki sana n'ukuntu twa aba ntabwo nakubona hano muri icyana narakubonye none ntabwo narigunze neza ariko muri icyana kurayi icyaha gutari komani shumi muri ujya kurara kuri kara kabaraza usize kino gitanda erega mani ukorerwamo n'imyuka mu biwe nawe uzi n'ikintu gitangaje nkamera arabyuka akansigira ibiceri kumva akambwira mu nture kiriya kijasi usanze hanze kikweretse hano kumva kuko turakanyuye guteka tubyibona harya nawe kakajasi shumi ariko rero reka nkwereke ukaba umwe byirukana inyuma wanjye uretse gatoya nkwereke n'ubundi ko wirarira ku kabaraza kwa kazungu hano ukaba warananiranye waretse nkakurangira akazi ukajya gukora kana nakora ikibazo ni ujye gucura genda tanisabira meri wawe anyirekerere hano shawo wakinze vuba tukagenda kinze tujye aha ore ngatadutegereze shamurakeye gusa karangirira hano ariko turi gutinda we tugireho
turagiye mu bwa mbere boringa dusohokanye murumva nitwararike ariko ntabwo twamuguteza ni ukuri tugende turitwara neza ubundi mugore nawe wavugishije ukuri muganira uraho rero waraye mu rugo we cyangwa muje nona Kazungu yakinze kare mva muranganguye nakomeje kumva ese ko utakinuriye amadirishya sinateye koko Egamere washyushye nawe urugo rukingu unoza bivamo ariko se muntu Imana ishimwe waraye mu rugo ubu koko bageze hano usanga hapise Barukoze rwabuze amasaha rwamaje ku muryango rwanze gukingura agukirukanye mu gitondo imirimo yakora wayishobora wowe ariko se niba cya bari hano nazo abakozi bari hano nende uzakwishingira kubyuka akagutekera ariya masaha utahira uzi njyajyaye none ariko wabibuze wabigenza ute wacetse n'ubu uzi nzapfa ryari papa we yagiye uko yisaziye ujye wumva bagutegeye ubu njyewe uzi nzagenda ryari ujye wumvira rwose ese maso amakuru se dore mba naramutse mugira inama abashaka kumva izihe nama urabona iki ngiki cyakugira inama nawe kugira inama ubu ntiyarangije akazi iwabo akaza no kukureba ngo arebe ko waramutse ngaho reba urebe utakiri mu buriri urebe ko mu kanya bataza kumuhamagara igare ataye akazi n'ubundi ese zana iyo telefone turebe batareba kintu cyane ntabwo ari akomeye nawe ushaka nereza oya mu kanya ndareba ibyo warayemo ujye unyumvira mu kanya ndareba ibyo warayemo kundi wakumvira ntiwanabyuka basi ugere hanze ufate akazuba reba ko ni mu nkangu ibitotsi byanjye mu kanya ndajya mu kazi ataraye kwa Kazungu se yanyumva yaguhamagaye se ataha nako nibeshye ntabwo yaraye ushobora kuba ataraye kwa Kazungu ntacyo bakwibeshyeho nta handi yawe ntabwo nagiyeho mwana turaraboronisha ariko kariya kabaraza nawe karakubonye gusa ubundi ninde umuntu yambonye wajya umungirira inama kweri ntacyo yabuze ntako ntagize ubu ndagerageza nibuze ngo ndebe ko nawe nibuze wenda namuhaye ibintu bitatu ahitemo akazi yakora nibuze yakumva akamworoheye ariko akabasha gutaha kare wenda umwana nk'abantu gusa urabona azakura akarumu niba turi mu bwoko bwa Jorije n'ubwa Joke iki kimara akomeye no kumva idage ubundi urabona nk'iyi mitunu cyatekereza ikintu nta none ahabeshye ni he ahabeshye ni ngaho mbwira ejo hazaza uburiwe harakera urumva urinde bitekereze neza wumva ejo hazaza ndashaka kumbona gute ndashaka kukubona uri umuntu ufite nyine nkabona icyerekezo cyawe nibuze nkamenya aho uri kujya nanjye nagufasha urabona witonze wabuze icyana muri urugo inama irimo wabuze icyana ariko reka mubaze n'iki kiba gicecetse mbabaze muri babiri iki ngiki cyo ntitwari kutanya kirandaburiza ariko wumva nakibyutse kinzindukira uri kumva absemene ndetse ko nawe uri kunsereza imbere y'amaso ubundi umbwira ngo urashaka ko nzamera gutya ariko wumva uretse ko ndasenza aho Imana ikore ubundi uje kundeba ute nuko mvaga mvugana n'uyu nguyu ubone nikizabone bya bisambo winjije muri iyi nzu mukanya nari gusanga na televiziyo bayigejeje kwa Kazungu wasanga ejo bundi ni wishyura ibishimbo uzishyurire rimwe n'abagende oya none ikibazo irakirigata ana wanjye ubundi nk'iki ngiki cyaje kundeba mu buhe buryo oya ariko nibyo ngewe mbabarira ngewe ahubwo agasima warayeho ndibuze kuvugana nawe bajye baguha uruhushya uze umundebere kuko akenshi mba ndi mu kazi urabona nawe ndi muntu mfite unsimbura ku kazi kereka kubona umwana nizeye nasiga hariya biragoye erega ni ibisazi nawe mbere ntukite oya rero mva atakomeza umugira inama wasize imirimo irangiye se nsigaje dukeya ariko ngiye kugenda komeza umugira inama rero nanjye ngiye kwitegura nsubireyo gusa murabanga ese nakongera iki ni ubwana agutegure ntongere kunywa inzoga basi uyu munsi umunsi ndi rubara gusa ikibazo maso nawe bagiye kumuhamagara agiye gukora ko mu rugo oya reka ndebe maso si umuhamagare basi wenda nugerageza umuhamagare wumva ko yiriwe niba yariye reka nitegure ndebe ko nsubira mu kazi kandi nsigare muhana zikira inama z'imbwa bazimazike amafone yanjye mbere aho utegereye uretse nzabona icyo twavuganye iyi mboga gese wowe wayikura ngiye kuzana umwana muzima none yandere kuba ubu uri kuneza mbere wakigura ikibogo kandi mubwire maso kuko kiba uri kuzana hano ejo bundi kuri waje kunera ku gacupa kanjye arakuba wabuze ubundi gacupa kawe wakigogiwe ndetse tujye muri firigo mwereka inzoga zirimo wenda nyurira mu gacupa kamwe icupa rimwe tujye mwereka inzoga zirimo wakimara
ahubwo icyizere kamwereke yewe kwanza reka nigendere ugenda ujya hehe wongera kugusanga ku gasima kwa Kazungu nanjye nkomeze njye kugama cyazo nanjye wewe man kanjye no kureba Kazungu wadajya Nobody can understand this pain except my Creator. Those I love the most are the cause of this pain. Mwana wa Frank we tugeze i Kigali ariko ndananiwe ndarushye. Mama nanjye ndarushye pe. Ntacyo reka twihangane tugiye kugerayo. Ariko reka nkubwire rero iki turaje inshinga. Tugiye kureba uriya mugore Marita. Yego. Tugiye kureba murumuna wawe. Ndakumva. Murumuna wawe Maso. Yego. Uzi ko twamubuze kuva kera. Ubwo rero reka tugende dukomeze urugendo twihangane. Yego. Turebe yuko twagera kwa Marita tukamubwira ibituzanye. Afite ibiganza bijejeta amaraso. Ubwo rero icyo dushaka ni amafaranga yacu, ariko ikindi nyamukuru kitujyanye ni ukureba Maso murumuna wawe. Tukareba na murumuna wawe. Mama nkumbuye murumuna wanjye. Uramukumbuye? Ubu uramukumbuye kundusha mwana wawe. Ndamukumbuye pe. Twese turamukumbuye. Reka twihangane rero Imana nidufasha tuzamubona, sibyo? Nubwo tugiye kugera kwa Marita rwose. Uriya mugore uramenye ntazaguha amazi ngo uyanywe. Ntazaguha icyo kurya ngo ukirye. Umenye ko ibiganza bye bijejeta amaraso. Uriya ni umugome. Ariko se mama ntubizi ko kuva kera ntajya ndyagagura koko? Yego mwana wanjye. Icyo ndakizi nkikuziho. Ubwo rero nuko nkubwiye inama niyo ngiyo, hanyuma reka dukomeze urugendo. Regisi Karame ndakumva. gira wa mureza zo ntwazi bikaba Sando uraho neza nakona kagize biteze abakuru neza mari neza komera gira wa mureza zo tware bino bikaba inde muzi yanduki yacu isigaro uracyabaza isigaro mamira mutorongeje yagiye kwangara de uracyabaza isigaro igiye muri urugo yaratorongeye situzi yarengeye Mana ishimwe. Muri njyanira bisese mu rugo. Asha nyamara ntabwo birabishimye. Oya njyana isese. Oh mami. Kundiro. Karame bana. Hasi. Nice. Mukira imodoka. Ariko musomera nze muhamagare mu mudamu wanjye numve nawe aho yaba ageze. Hano biteze sheri mugeze heza nizere ko ariko wazanye n'abarumuna bawe kwa Arsene. Ubuse umubwira ko kwa Arsene waba utazi hano hepfo kwa Dodo umanuka hano urenze ku munara utaragera kwa Dodo ntabwo uhazi kwa Arsene. Umwe w'umukire ntabwo umuzi ukorana na company Bora Hospitality ntabwo umuzi wowe utaragera kwa Dodo. Naho nabonye ari ahantu hatuje hari amacumbi meza, nabonye ari ahantu ho kwicara tukaganirira nk'umuryango. Icyo nzi ko nawe nimuza murahakunda, abakodesha amamodoka y'amakwe umva hari ibyumba byiza haratuje, icyo kunywa umuntu arisavinga hameze neza haranafutse pe. Uve kuri za kampani unakodesha n'imodoka wahagera ugasanga haparitse za rifani. Baya no kuri kw'Imana umva ni heza, umva ndahagutuye. Ubwo ndumva mwahagera mugeze heza. Oya mureke gufata utubike kwa Arsene baraduha imodoka, reka mbohereze umushoferi aze abatware. Mwikurirwa mufata utubike rwose. Ufite imodoka nziza zibatware rwose. Mwikurirwa mufata utubike muhagarara ku muhanda. Kamubwira boherereza imodoka zibatware. Hari wabanze barabayeza. Yesu wo mu Rwanda se. Yesu wapfiriye isi yose akagucungura amahanga. Ntabwo nigize Yesu ariko mama urebye imisigaro nyina urabizi ko mwari muvindiye.
Njye bucura. uri nyina wabo. Njye bucura njye mutoya kwa aramutse azutse akabona ibintu ukorera misiga. Ariko azutse cyabonye umuntu mubagarutse. Ni no pfuye akazuka. Nese mu ibintu mukorera misiga bitazaba gukora. Ubwo bakuri mama. Hanyuma urashaka kumuzura sera ufite iniye Sudani waragarutse. Reka mbabwire noneho ubwo mwahuye mwateranye noneho muraza kubikora. Aho kumva mbwira ugenda ubizi. Nukomeza ayo mahano ufite. Nawe ndareba ibyo bizaba ntabwo nzakukorera nawe yagenda nakorera abakenda wa mutego twasize cyane ngiye kuye kwishuri ndabyibuka hari ibintu twagambara cyane cyura cyane ngo se cyabumuyemo urafite cyabindi wahura n'igihano cyane cyucuza nabyaye agira ngo buriya nabiye umwana cyabibwiye misigara se tayari cyabivuze se umuti go mushinga mutindi warafashe ariko ntabwo nazanaje nubundi kuvuga sajya n'umutse ko buri wese ujya ngo ngire kuri misigaro mugere ngo ndayiye umuntu agenze nanjye ako twazakora n'ubu yana niwangwa n'undi ndagushyigikiye yewe ntugira ikibazo ubu ni ntushonje cyane ariko nanagushyigikiye rero mwakomeje kumbwira ku irembo ko cyane uraho neza nde amashyi kuwanganya ute nuko byagenze ibiceri wanyu nuko byagendekeye rwose uraho sheri uraho neza nde amakuru yawe koko kwabaye munini ra ceceka n'ibibazo bigira ngo hari n'ibya bijumba by'ibitubano turya n'ibitoki abantu bagenda babyimba mu buryo udashobora kumenya umeze neza ariko umeze neza urasa neza sheri wumve ngo murakoze cyane rega Dubai ni heza maye ngubu naje mu Rwanda tuzi twa Dubai dutandukanye n'utwo mu Rwanda sha biragaragara mama none se amakuru ya Hope araho papa we yaramuhereje yaraje kudusura yego ariko wumve ngo arimo aritegura n'ubundi agiye kujya kwa papa wiwe ise wagira ngo hari ntabwo ujya abona ko twamubyaranye abahagaze ukuntu uzinze yewe ni ibibazo rwose no kwihangana n'iby'iki gihe oya ni ko isiteye ariko sibgurirwa umbwira ubu ntabwo uzi wa mwana wa mukuru wanjye misigaro ubu n'umuntu wanjye yaramuserereje kandi ari imfubyi mukuru wanjye yadusigiye umwana mubuza amahoro umwana arafungwa umwana arafungurwa umwana mbese wumve nanjye sinijya ngo ndyame sinzire ni ibibazo birebire sinzi uburyo ushobora kubivuga gusa Imana iramuzi ariko wahura n'iki se ngewe ibinzanye si nk'ibyo ngibyo byawe uyasi uzi ba bana ba mukuru wanjye witabye Imana imiryango yarabatereranye uragira ngo nanjye si cyo kinzanye kuza kubareba nibyo se barabatereranye imiryango irabatererana nanjye ndavuga nti ntago nabasiga bonyine nje kukugisha inama ngo umbwire icyo nakora kugira ngo abana ba mukuru wanjye bongere bagire umuntu ubareberera reka rero nkubwire mukobwa mwiza uranyumva bariya abana niba hari abana bafite ubureri bafite ikinyabupfura niba ari abana uzi inama nakugira uko ubona niyegereje misigaro harwana ishyaka ryo kurera misigaro bariya abana biyegereze niwe mugisha wawe w'ejo hazaza ni ukuri pe bakurura biyegereze bariya abana bafite uburere bafite discipline bariya abana nta kibazo cyabo barere n'Imana yo mwijuru bajya banampamagara tukavugana ukumva nyine bo ntibashaka kubumbwira ibibazo byabo kandi naba mukuru banjye ngo ngiye ugomba kubareberera kuko nta wundi wabarebera kuko imiryango yacu yarabatereranye imiryango nibatererana wowe ntuzabatererane bariya abana nibo bazakuviramo umugisha w'ejo hazaza urumva imiryango nibanga we ntuzabange ubu se misigaro nubwo yagiye ahura n'ibibazo by'isi agahura n'ibibazo by'isi mu bantu bamutereranye sindi mu gihe n'Imana yo mwijuru ibyumve uranyumva ariko uyegereza umwana w'imfubyi n'Imana ijira gushima n'abana ejo bakakubera umugisha mwana wanjye urabyumva mushiti wanjye yegereze bariya abana ikiza nuko bagifite ikinyabupfura nta uriga kunywa itabi nta uriga kunywa inzoga
urumva ni abana beza bagiraga ingeso nziza nk'iz'ababyeyi babo. Buriya mukuru wanjye nawe agira ingeso nziza, barabakurikije, ni abana b'umuco. Babonye ukuntu bameze neza. Yambi madamu wanjye ni karibu sheri mutoya, ni karibu. Murahabona rero aha bahita mu Rwangamazima, aha ngaha baha bahita kwa Arsene. Ntabwo narinzi kuza ahantu heza gutya. Urabona ko hameze neza. Haratunze kurajya ahantu heza gutya we. Babonye bahita kwa Arsene. Gukorana na Boro Hospitality. Gukorana na Boro Hospitality. Tutamutwara umusirimu we. Urabibona nawe ariko rero hano ikiza cyaho umuntu arisanga. Siko mbona wihaye amazi. Amazi iminsi nanjye inzoga zaranywa amabuye, reka njye ninywera n'amazi abakeneye mu mubiri. Uko tujya kunywa amazi. Aya ni ukuri ahubwo mushobora kujya muri firigo mukisavinga. Hano no kugenda ugakora Fazari rwose agomba kuduha. Nizere ko nta mayoga. Nendekeya. Uramwikise mabla. Genda mwakayaga mabonje. Bahabonye ariko sheri. Hano no tugomba kwicara tukaganira, ya matiko mu makaritsiye tukayahunga tugatuza. Babonye ko umuntu yisavinga nta kintu bitwaye. Mwana yanjye yoze ko bizaniye icyarimwe we. Enda mfasha. Nizere ko we nta kintu mwe. Bari maramenyeye gusohokera kwa Kazungu none mwageze muri apartment. Yes we umva kwa pasiteri ni umuntu yari yaramenyereye gusohokera none sha none uwo munsi uratwemeje umva. Babonye ariko nta bintu byinshi buriya nibura turumukoze n'ubukwe none dukora n'ubukwe. Mana yanjye ni ukuba twambaye nidukora n'ubukwe ahangaha amamodoka barayakodesha. Ubuzima bwacu ubuzima bahabonye ngo rero ndumva ikintu nari nabahamagarije ahangaha n'umuryango nawe murumuna wa madamu. Murabona ko tumaze iminsi turi mu bintu by'intonganya, usanga bitameze neza mu rugo. Burya rega zirara zishya ahantu hose, burya si mu rugo rwanjye honyine, burya ahantu hose zirara zishya. Ni ukuri ikintu nyamukuru ngewe ngira ngo tuganireho. Murabona ko mumaze kuba inkumi, mumaze kuba abantu bakuru. Erega bari abana ba mukuru wanjye, buriya bagiraga ingeso nziza nk'iz'ababyeyi babo. Buriya mukuru wanjye yagiraga ingeso nziza, ariko sigira ngo simwibuka simuzi akiriho. Ndamuzi, twajyaga iwe tukanywa amazi, twagera iwe tukarya cyane, agasuhuza buri umwe wese. Yakundaga abantu, kandi na muramu wanjye buriya nawe yari imfura. Gakwaya yari imfura cyane. Gakwaya yari imfura cyane. Gakwaya yajya gasangira na papa wanjye, akaza gusura papa, nkabona basangiye agacupa gafite ibyo bafite, bagasangira tugasabana tukabyina tukishima. Nabo bari imfura buriya ndabazi inshuti yanjye. Ntugire ngo iyindi mico yose bayikura ku babyeyi babo. Iyi mico ubona bafite ubu ngubu n'ababyeyi babo bagiraga ingeso nziza. Ariko suravuga ngo ababyeyi bagiraga ingeso nziza ko mubwira ko mbizi. Ubu misigaro ntari hariya ntaryamye, agahinda karamwishe mana. Cyokora iyo mwijije abizi niyo yo kumumenya izabatabara. Ikiza umuhungu wanjye nawe n'Imana arayizi. Urumva Imana izamutabara, kandi ubona ko mbese amaze kugenda yiyumva ko ibintu byose bishobora gushoboka. Mbese misigaro ari hano. Misigaro ari hano, asigaye yibera ahangaha. Murumuna wacu yaranimuzengereje cyane, mbibonye numva agahinda karanyishe. Ndavuga reka niyegereze umwana azajye mu bandi bana. Yewe muheruka akiri umwana, se ntago wamubwira akaza akadusuhuza? Yarakuze yabaye umugabo, reka muguhamagara aza gusuhuza. Misigaro karame anti, ngwino usuhuza umushyitsi kibondo. Umeze neza ariko
tumeze neza. Natwe turaho tumeze neza. Misigaro wabaye umugabo. Yego. Uzigiye muheruke. Araje umurebe uko asigagana no mupapa. No mupapa gwino usuza umushyitsi muhungu wanjye. Oya ngwino ntacyo. Guko misigano. Uzi ko yabaye umugabo? Umusaza. Guko mana yarakoze umuhungu wanjye. Biteshereye. Oya ntakiyicarira ikibazo. Yewe wambaye na ari stress misigaro yarakuze. Urabibonye nawe. Umuntu w'umugabo nta kintu waza umubaza. Misigaro uraho. Usuranyibuka. That tears my soul apart. Oh God, stay and protect this innocent one. I hore misigaro mwana wa mama. We take us a guhorere. Misigaro mwana wa mama. Wirirana nje uwo mubabaro wawe. Urandiza buricho.